mu cyaro kimwe habayeho umudozi, umutayeri. Ni umudozi wari umusaza ariko afite uburambe mu kudoda, niwe wenyine wadodaga neza muri icyo cyaro. Bya bindi by'uko abadozi n'abakanishi atari inyangamugayo, bisaba ko akudodera umuhagaze hejuru cyangwa se akagukanikira imodoka umuhagaze hejuru. Uwo musaza we ntabwo yabigiraga, yadodaga neza akabiguhera igihe kandi akagurisha ku giciro cyiza cyane. Muri make yari umudozi w'inyangamugayo. Umunsi umwe rero haje umugabo wari umuturage w'icyo cyaro, aza kudodesha imyambaro. Arangije abwira wa musaza w'umudozi ati, udoda neza kandi ugerageza kuba inyangamugayo, ariko hari ikintu kimwe cyakunaniye: gufasha abakene. Ko ufite amafaranga menshi, kubera icyo utajya ufasha abakene koko? Kuki utigana uriya mubazi, uriya ucuruza inyama? Uriya mubazi w'inyama ntafite amafaranga nk'ayo ufite, ariko buri munsi atanga inyama z'ubuntu ku bakene. Umusaza w'umudozi yaramushubije ati, Imana niyo yonyine ibasha kumenya umutima w'umuntu n'ibikorwa by'ubugiraneza akora, kandi Imana niyo yonyine ibasha guca urubanza rutabera ku bijyanye n'uko dukoresha ubutunzi twatijwe. Wa mugabo yararakaye, arakarira uwo musaza, ahita ava aho ngaho akwiza ibihuha. Turiya musaza w'umudozi nubwo mumwita inyangamugayo, ariko nta kigenda cye, kubera icyo adafasha abakene nk'uko uriya mubazi abikora atanga inyama z'ubuntu. Uriya musaza ni gashuhe, akunda amafaranga cyane. Iminsi yaragiye isunika, wa musaza w'umudozi aza kurwara. Ntihagira n'umuntu n'umwe wo muri icyo cyaro uza kumusura, kubera ko bose bari baramwanze, kubera ibihuha byavugaga ko ari gashuhe nta kimuvaho. Kubera ko ubura umwitaho, byaje kurangira yitabye Imana. Abanza no kubura bamushyingura, ariko kuko nta kundi byari kugenda, burya ntawe ubura umushyingura. Hari bamwe baje baramushyingura ariko bamuvumira ku gahera, bavuga bati gashuhe niyigendere n'ubundi, kubera ibihuha byahwihwiswaga. Nyuma y'ukwezi kumwe wa musaza w'umudozi apfuye, wa mubazi yahise ahagarika gutanga inyama z'ubuntu ku bakene. Abaturage baramubaza bati, ni ukubera iki? Kuki utagitanga inyama z'ubuntu? Arangije arababwira ati, erega ziriya nyama z'ubuntu najyaga mbaha ntabwo ari njye wabaga wabyitekerereje, ahubwo uriya musaza w'umudozi niwe wabaga yazishyuye akansaba kuziha abakene. Buri kwezi rero yampaga amafaranga menshi ngo ngaburire abakene, mbaha inyama z'ubuntu. Nyuma y'uko apfuye rero, ubu nta nyama z'ubuntu muzongera kubona. Icyaro cyose cyarumiwe, kibabazwa n'uburyo kiringiye ibihuha bivuga ko wa musaza ari gashuhe, ndetse bicuza impamvu bamutereranye mu gihe yari arwaye, bikaza kumuviramo kwitaba Imana. Aha rero harimo isomo rikomeye ry'ubuzima. Birashoboka cyane ko uriya mushimira atari we soko y'ibyo mumushimiramo, aho ugasanga umusaza w'umudozi wanzwe na rubanda, uriya mucira urubanza niwe utuma umubaza abaha inyama z'ubuntu. Umunsi uwo musaza yapfuye, za nyama z'ubuntu zigahagarara. Ntugakore ikosa ryo guca urubanza buhumye. Ntugacire urubanza igitabo ugendeye ku gifuniko cyacyo. Byaba byiza ubanje kureba imbere ukamenya inkuru yihishe muri icyo gitabo. Nk'uko icyaro cyose cyagendeye mu kigare kikizera ibihuha by'uko uriya musaza w'umudozi yari gashuhe, ni nako natwe mu buzima tugendera mu kigare tugacira urubanza abantu nyamara barengana. Ahubwo bariya dushimagiza ibyo bakora byose babikora kubera ko igiciro cyishyuwe na wa wundi ducira urubanza. Ikimenyetso cya mbere cy'umuntu w'umuswa, uriya uciriritse, ni uko aca urubanza buhumye. Ntugakore ikosa ryo gucira urubanza igitabo ugendeye gusa ku gifuniko cyacyo. Jya ubanza umenye inkuru ibyihishe inyuma. Ushaka kumenya inkuru ibyihishe inyuma ugatangara cyane rwose.